Miss nawe ku mbuga nkoranyambaga akaba yanditse yihaniza abantu bamuvire ku mugabo. Byagenze gute rero? Ukabona nka Karera mu gitondo yateremye kuri ka gatebe ko hagati kagenda kagira gutya muri iriya bisi. Turenze bayagutega ari bisi na moto, ubundi buriya cya VIP ni ikihe? Bisi iratwikiriye, ifite intebe ziri comfortable, wicaye neza ukamutombunyo, abantu mutega utumoto ngita gatega nako ntega abantu mutega utumoto, hari kutega ugasanga kariho icyuma inyuma akagira cyera kikujomba ku mabuno, kutega ugasanga nikagukwira, kutega ugasanga umumotari arabyibushye ukabyiganiraho. Nuko rero hahita haza Bishop umuyobozi w'itorero ati rero mwa Abanyakenya mwe nakigenda cyanyu kugira ngo mutinyuke munenga umukuru w'igihugu agiye kubaka urusengero, kandi ahubwo nimurangiza muba munenga habe harimo n'abakirisitu, niko nta soni mugira. Ibyo bintu rwose ati ntibishimishije, ndetse rwose arabanenga cyane bikomeye, ati rwose mwisubireho mwikubita agashyati, cyane cyane ab'abakirisitu. Ibyo bintu akaba yari mwebwe mubivuga. None se uyu munsi ko perezida wa Kenya atari umwami, narangiza manda akavamo hakaza perezida w'umusilamu, perezida w'umusilamu nawe azasenyerwa rusengero yubakemo umusigiti se, cyangwa azashyiremo umusigiti bihwaniremo, nihaza umuyehova se nawe ashyiremo urundi, nihaza se w'umubudiste nawe ashyiremo temple. Donc urugwiro rwa Kenya ruzaba rubaye umusozi umusozi w'amasengesho. Uyu muperezida rero wewe Nigeria, ikintu cyaje gutangaza abantu cyangwa se kubatungura bose ni uburyo yashyinguwemo. Uyu muperezida yashyinguwe mu cyobo, kamvuge ngo ni icyobo, nako si n'icyobo, ni nko nakobo bamushyinguye mu kobo. Ubonye uko nako kobo gacukuye, akobo si base wa mugabo w'inaha umunyamakuru wajya gupima amarimbi, iyaba gihari masikini yarapfuye, Imana mwishimire, ubu yaba gihari akadupimira yari imbere gusanga rigera mu mavi. Ariko uriya muperezida ukuntu bamushyinguye wakanyago, umuntu abibonye wese ahita ugira ubwoba. Ni kuba kujya gufata umuntu kandi ariko tureke na perezida uwo ari we wese witabye Imana cyangwa se wapfuye uko babyemera kose, ukamujyana muri kariya kobo kameze nka kenge nabonye bamucukuriye, baratambitseho uduti, ibintu rwose fatata we. Abantu bashyingura abasilamu ngo binaha n'abiriya, kuri akuntu umushyingura guteye ubwoba simbabeshye. Buriya muntu aramutse akanuyeho gatoya akareba ahantu mugiye kumushyira yazuka. Ahita bivamo ibintu byo gupfa. Benjamin Netanyahu, uyu mugabo uyoboye igihugu cya Israel, urimo kubica bigacika muri iyi minsi, yibasira ibihugu atera bimwe atera ibindi, yazengereje abantu. Uriya mugabo rero nawe buriya nkari mu nkiko arimo araburana ngo ikirero arimo kuburana ngo yahaye abanyamakuru giti abanyamakuru giti ngo bajye bamuvuga neza. Ariko nyine muri iyi minsi bongeye nyine bamuhagurukiye, agomba kwitaba akajya gusobanura ibyo aregwa, akajya kubazwa ibyo byaha aregwa, ibyaha bya ruswa, bya byo gutanga giti, akabibazwa cyane. Gutanga giti rwose abayobozi mutwumva, gutanga giti mu biva mu bindi bihugu birahanirwa, mwitaba inkiko da. N'ababitangaga rero ubwo n'abazihabwaga, ariko nyine ubwo donc bakajya bakoresha ubwo buryo bw'iryo faranga ryabo bwakemezwa n'ibihugu byabo, bagasimba donc ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu, bega ubwo buryo bwabo bw'ifaranga bugahangana n'idolari ku isoko. Ni bimwe mu byo bari bemeje. Hanyuma rero iki kibazo ubwo bateguraga iyi summit, Trump yarabanje arabakanga arababwira ati icyo kintu cyo kwiha gushaka gushotora cyangwa kubangamira idolari cy'igihugu cy'igihangange nka Amerika, ibyo bintu ibihugu byose bizagerageza kubishyigikira no kubivugaho, tuzahita twongezaho tarifu, bya biciro bya Trump agenda azamura ku bicuruzwa byinjira muri Amerika, by'ibyo bihugu bisupurayingayo, ati tuzahita twongeraho 10% kuri tarifu. Ariko nimuramuka mubyemeje byabo mukemeza ko iryo faranga rijyanye n'iryo rizakora, ibihugu byose bizarikoresha 100% kuri tarifu, nako kuri tarifu. Tuzarebe noneho mwese ibyo mwacuruzaga, niba mwakemera guhomba gucuruza mu gihugu cyiza nk'iki ngiki cya Amerika. My girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You bow, we adorable, bow, 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 lovely bow. You bow, we want more. Turabashuje cyane abakunzi bacu ku mbuga ya Feza, turizera ko mumeze neza, mubaye amahoro, umunsi wagenze neza, birimo kugenda neza mu kazi, gahunda zanyu zose zagenze neza.
twishimiye kongera kubana namwe uyu munsi rero ngo bisanzwe ku mbuga ya Feza ni fire birashyushye. Amakuru arimo gucicikana hirya no hino, arimo yasekeje, arimo yatangaje, arimo byinshi kabisa, harimo udushya twinshi uyu munsi. Amakuru yo ku mbuga ni danje. Turizera rero ko mwese muguwe neza, tukaba rero tugira ngo tuganire nanone, tubageze hamwe mu makuru yo acicikana, tugira icyo tuyavugaho. Ku mbuga nkoranyambaga, ku makuru ari gucicikana imbere mu gihugu, muri udushya twinshi duhari. Yes, hari byinshi birimo gutambuka, harimo gahunda za leta, harimo imirimo y'abantu ku giti cyabo, harimo ibikorwa bitandukanye abantu bafite. Yes, ariko kamwe mu dushya twiri ducicikana ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru ya Miss Naomi ku mbuga nkoranyambaga. Miss Naomi ku mbuga nkoranyambaga akaba yanditse yihaniza abantu bamuvire ku mugabo. Byagenze gute rero? Umugabo wa Naomi iminsi yashize yagaragaye ku mafoto ari muri bisi twegerane Rwanda batega, ndetse imbere ye harimo n'undi mukecuru, bigaragara rwose ko ari bisi itwara abantu mu buryo busanzwe. Nuko rero nyuma yo kubona iyo foto, abantu rwose baba barashyushye ku mbuga, baba bikabije, batera umugabo yakennye, bamwe bati duteranye tumugurira akamodoka, abandi bati rwose byinshi cyane, baravuga. Ariko kandi umugore we, umudamu we Miss Naomi ntabwo yaripfanye, yaje ku mbuga ati mumvire ku mugabo. Gutega bisi si icyaha, gutega bisi si ubukene, gutega bisi icyo yatega cyose kandi ubundi nta nubwo bibareba. Ariko zundi reka twiganirire. Gutega bisi ubundi gutega bisi bisobanuye iki? Gutega bisi nyine itwara abagenzi, itwara abantu bose, titaye kubo ibajyana hehe. Gutega bisi ubundi nibyo bigaragaza ubukene. Abakene batega bisi. Gutega bisi ni icyaha. Gutega bisi ni ikintu gikabije cyane. Gutega bisi ni ikibazo ku buryo abantu baza kubidisikitaho, cyangwa ikibazo nuko umuntu nk'umugabo wa Miss Naomi ari we wayiteze. Ese kuba uri celebrity cyangwa se uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'umukire, nk'abara mu gitondo tubyutse tukabona Karera muri twegerane za bisi zaza KBS, ariko nabo byazanye amabisi meza ari ya VIP. Hari izindi bisi zitwa zimwe zatwaga abantu mu buryo bwa rusange, ya kampani ya Ndedi ibiriho amarangi y'icyatsi nini, oya naga Ritiko ni bisi nini. Hari whatever. Ukabona nka Karera mu gitondo yateremye kuri ka gatebe ko hagati kagenda kagira gutya muri iriya bisi. Buriya koko watangira kwibaza ngo se ngo byagenze gute. Iyo kora byaba binatangaje. Ariko nyine reka twiganirire. Kugenda muri bisi waba wayiteze, waba wayikodesha, waba ugenze gute, kugenda muri bisi ubundi ubwo cyakabaye ikibazo. Abantu rero rwose umugabo nabo bamwadutseho, bamuvuga ibintu byinshi bitandukanye, byinshi cyane, ariko kandi haza kugaragara abandi babivugaho ukundi kuntu. Gutega bisi abajya bagenda mu bindi bihugu bitari iby'inaha. Icya mbere, kugira ngo hagabanuke umubare w'ibinyabiziga mu muhanda, hariho amareta amwe, ibihugu bimwe bikangurira abantu kugenda muri transport cyangwa se imodoka rusange zitwara abantu, abagenzi muri rusange, cyane ko ubu usanga abantu benshi aho batuye n'aho bakorera ari ahantu kure. Noneho ugasanga kandi imihanda no mu buryo bwo kugabanya imyuka ihumanya ikirere, ugasanga ibihugu nk'Ubuyapani bikangurira abantu kugenda, ndetse ahubwo mu Buyapani ho bakangurira abantu kugenda n'amagare. No mu bindi bihugu nk'Ubushinwa, za Philippines, Indonesia, no mu Burayi nabonye Bubiligi, Netherlands, ibihugu nk'ibyo ngibyo. Donc bashishikariza abantu kudakoresha imodoka cyane, ndetse ahubwo aho bishoboka abantu bakagenda n'amaguru, bakagenda n'amagare, bakagenda n'amaskuta, turiya tuntu bagenda bahagazeho. Abantu ukabonye naho tubona ari akantu k'abana bakiniraho, ariko kandi mu bindi bihugu byateye imbere iriya ni mu ya transport kandi yiyubashye. Urumva umuntu aba ari umu IT mu kigo runaka gikaze, ahembwa miliyoni na miliyoni z'amayero, akagakubitaho mu gitondo ibirenge, agaterema ku kilometero cy'akazi agiye kuri kampani akoreramo, imeze nka Google cyangwa nka Tesla cyangwa nk'ikindi kintu, akagera akagarika aho ngaho, cyangwa se akagare ke, ntagaruka babuze imodoka, sinuka batayigura. Ariko kubera kurengera ibidukikije kandi no kubera impamvu nyinshi zitandukanye, kugenda muri bisi si ubukene, kugenda muri bisi ubuturage, kugenda muri bisi abantu. Kandi ahubwo ikintu kintangaza cy'abantu binaha, buriya bari abantu bamwihaye bamuvuga ngo yagiye ngo muri bisi, buriya wasanga bo batega moto, neza bayagutega ari bisi na moto. Ubundi buriya cya VIP ni ikihe? Bisi iratwikiriye, ifite intebe ziri comfortable, wicaye neza, ukamutomba abantu mutega utumoto, ngita gatega
nako ntega abantu mutega utumoto hari ko utega ugasanga kariho icyuma inyuma akagira icyera kikujomba ku mabuno, hari ko utega ugasanga nikagukwira, hari ko utega ugasanga umumotari arabyibushye mukabyiganiraho bana, ubwo ari ugutega akamoto ini kwa gahene, agahene kitwa gahene, hari ugutega agahene no gutega iriya bisi mbona ikiyubashye ari ikiye rwose ko, kandi kuba umuntu nkuriya yayitega, ariko se nta nubwo yemerewe kujyamo, nibura ngo wenda ajye no kumva uko biba bimeze, biranashoboka ko banagiye no kumva uko kugenda muri bisi bimera, ariko rwose gutega bisi ntitujya tubona se abajya mu abaminisitiri bacu bagiye mu mwiherero ntitubabona mu mabisi n'ibikapu byabo bose banyakuboho bose bose bahita babagira abakene cyangwa babagira abaturage. None se tembera u Rwanda ntimwazibonye bisi za VIP mujya muzibona rwose, bisi tureke ubuturage, tureke ibintu byo rwose byo gukabya abanyarwandakazi namwe abanyafurika, ibintu byo gukabiriza ibintu bitari ngombwa tubicika rwose. Bisi si ikibazo, ugize imana wanayitega, ugize imana wabona afite nayo kuyishyura urumva kuko ubuzima buri hanze aha ngaha ibintu byakomeye. Mu kanya nose nganira na bagenzi banjye turimo kuvuga ukuntu ibintu byahenze, isabune yaguraga 600 ugasanga ku munsi ukurikiye ugasanga akazungu yayizamuye yageze 700, akaproduit kose k'amafuti kaguraga 500 ugasanga kabaye 1000, utuntu nk'utwo ngutu twose ubuzima bukagenda bwiyongera buhenda. Rero iyo ubaye ugifite ayo kwishyura iyo bisi nyumva nta kibazo kirimo, kandi ikindi rwose kuyitega uri umuntu uri celebre, ahubwo abasitari bacu bashatse imodoka baziparika no mu rwego rwo kurengera ibidukikije, hanyuma bakajya batega ziriya bisi. Cyakora nuko izi wacu zigifite ibibazo, abantu baba babyigana, ikindi zigatinda ku murongo ugasanga iragukereje uyiteze byarutwa no kuyitegera gahene cyangwa se ko kugafata imodoka yawe. Ariko izindi bisi mu bindi bihugu ahantu transport iri organize, transport ubu usanga bisi zihagurukira ku gihe, kandi iteka zikaba zirimo imyanya, abantu baba bazi igihe bisi ziba zuzuye. Waba ufite ushaka gutega bisi comfortable ukirinda ayo masaha, kuko ari amasaha nyine abantu baba ari benshi barimo kugenda, kandi ahubwo ibyo bihugu bifite n'ubundi buryo bwo gutwara abantu benshi icyarimwe, bafite za metro, bafite matre, bafite ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutwara abantu icyarimwe ari benshi rwose. Rero kujya muri bisi si ubuturage Banyarwanda, ahubwo mutangire rwose mu byitoze, mujye munajyamo, mujye no kumva za zindi zikoresha amashanyarazi, mujyemo mu ry'umunyenga munaziteza imbere ngayo nguko. Ubwo rero rwose ikibazo cya bisi Banyarwanda cye gukomeza kubakereza, uwo ari we wese yatega bisi, kandi ntibibe ubuturage, ntibibe n'ubukene, ahubwo bikaba ari ibintu bisanzwe, ari ubuzima. Ayandi makuru ari gucicikana rero mu karere muri Kenya, kimwe mu bihugu duturanye cya Kenya, umubishop umwe yibasiye abaturage b'Abanyakenya, arabanenga cyane bikomeye, arabanenga rero ngo abaziza iki, ngarabaziza yuko ngo batishimiye, ngo ntibanakira neza igitekerezo cya perezida wa Kenya William Ruto cyo kubaka urusengero mu biro by'umukuru cyangwa se muri presidence, ngo ni nko mu rugwiro rwa Kenya. Reba nyine bafashe nko mu rugwiro, Ruto ngarashaka mu rugwiro rwa Kenya, Ruto arashaka kubakamo urusengero ngo rwa biliyoni 1,200,000 z'amashiringi ya Kenya. Ubwo kujya mu Nyarwanda ni miliyari, bimwe bavuga ngo ni tiriyari, miliyari zarenze igihumbi, mbega miliyari zirenga, yes, ni amafaranga menshi cyane. Arimo arashaka rero tutashaka kubakamo urusengero muri rugwiro rwa Kenya, ariko rwose Abanyakenya bati ibyo ntitubikozwa, ayo ni amafaranga bagiye gupfa ubusa, mu gihe mu bibazo bikomeye igihugu gifite hatarimo ikijyanye n'imisengere, ntibabuze aho basengera. Ariko rwose priorite z'uyu muyobozi w'igihugu Abanyakenya ntibazishimira. Nuko rero ahita haza bishop, umuyobozi w'itorero, ati rero mwa Abanyakenya mwe nakigenda cyanyu kugira ngo mutinyuke munenge umukuru w'igihugu agiye kubaka urusengero, kandi ahubwo nimurangiza muba munenga habe harimo n'abakirisitu, niko nta soni mugira. Ibyo bintu rwose ati ntibishimishije, ndetse rwose arabanenga cyane bikomeye, ati rwose mwisubireho mwikubita agashyiti, cyane ab'abakirisitu. Ibyo ntimwakaba yari mwebwe mubivuga. Ariko se ubundi buriya priorite igihugu nka Kenya n'ibibazo gifite, priorite no kubaka urusengero mu rugwiro. None se uyu munsi ko perezida wa Kenya atari umwami, narangiza manda akavamo hakaza perezida w'umusilamu, perezida w'umusilamu nawe azasenyerwa rusengero yubakemo umusigiti se, cyangwa azashyiremo umusigiti bihwaniremo, nihaza umuyehova se nawe ashyiremo urundi, nihaza se umubudiste nawe ashyiremo temple. Donc urugwiro rwa Kenya ruzaba rubaye umusozi w'amasengesho gahenguka. Rero rwose muri Afurika dukwiye kuza kuba dukosoka
ariho nyine tukanareka abantu ibyo banenga bakabinenga, kuko isi ubundi bishop arimo kunenga abantu ngo banenze, niba babona bidakwiriye ko ajya kubakamo urusengero mu Rugwiro ararwubakamo kubera iki hatowe n'abaturage, Urugwiro n'imisoro y'abaturage ba Kenya, kujya ashaka kubakamo ibyo ashatse bijyanye n'imyemerere kandi atari yo myemerere y'igihugu. Mbega nyine ubundi ngayo nguko, ubwo rero biracyari aho ngaho, niba azabatsinda akabwubaka tubitega amaso. Tukiri mu karere ku mugabane wa Afurika, Muhammadu Buhari wayoboye Nigeria imyaka myinshi cyane, yayoboye Nigeria akiri umusirikare kera muri za 80 na kangahe, arongera avamo nyuma aza kwiyamamaza nk'umuperezida w'umunyapolitiki usanzwe, arongera atsinda amatora, ibintu bitari binakunze kuba rwose rwose pe ava mu bintu bya gisirikare, aba umunyapolitike w'umusivile, aratsinda amatora ku mugaragaro, anatsinda umuperezida wari usanzwe ari ku butegetsi, ibintu bidakunze kubaho kandi we yaraturutse muri opposition. Nuko ayobora Nigeria rero imyaka myinshi cyane rwose, yari umuperezida usibye nyine ko ntawe ushimwa na bose nta n'unengwa na bose, bose abaturage bagaragaza yuko ngo yari afite ikintu cyo gukunda igihugu, gushaka kugiteza imbere, donc arafite byinshi arimo gukorera igihugu, ngo yagaragaza umurava rwose. Uyu muperezida rero bw'ibyo ko Nigeria ari kimwe mu bihugu by'ibihangange muri Afurika, ifite za oil, ifite amabuye y'agaciro, ifite ibintu byinshi cyane, ifite ubukungu. Nigeria cyangwa irakize uretse ibibazo igira y'imiyoborere mibi muri iyi minsi, ikagenda igira abategetsi rwose batari sawa, ugasanga ibibazo biravutse mu baturage, gahunda nyinshi ugasanga ziradindiye, ariko Nigeria ni super power. Icyo turakyemeranya, ni super power, igihugu kinini, igihugu gikaze gifite ubukungu. Yes, uyu muperezida rero wewe Nigeria, ikintu cyaje gutangaza abantu cyangwa se kubatungura bose ni uburyo yashyinguwemo. Uyu muperezida yashyinguwe mu cyobo, kamvuge ngo ni icyobo, nako si n'icyobo, ni nko nakobo bamushyinguye mu kobo. Ubonye uko nako kobo gacukuye, akobo si base wa mugabo w'inaha umunyamakuru wajya gupima amarimbi, iyaba gihari masikini yarapfuye, Imana imwishimire, ubu yaba gihari akadupimira yari imbere gusanga rigera mu mavi atanakwira. Iba n'umwobo bashyinguyemo perezida w'igihugu nka Nigeria, ni umwobo uteye isoni cyane, akantu bamuzanye ko se niko ndabyemera ko kongo ariko bijyanye n'imyemerere, ko se nta bundi buryo byakorwamo bukaba bwiyubashye gusa kuzana umurambo ushaje wananutse wego bawuzingiye mu idarapo ry'igihugu, ariko n'uburyo bawuzingiye mukabona rwose n'ibindi. Mana we, abantu bari kuriya rero nime kuriya niko basilamu ariko kandi nabonye abasilamu abagore ngo ntibemerewe kujya kwirimbi. Ese buri wundi abasilamu kazi bagiye kwirimbi baritwara iki? Babuze umuntu guhingurwa, bagira gute, byagenda gute baramutse bagiye kwirimbi? Icyo akora ni imyemerere, Mana bishimire namwe rwose, imyemerere yacu muyivangamo. Ariko uriya mu perezida ukuntu bamushyinguye wakanyago, umuntu abibonye wese ahita ugira ubwoba. Ni kuba kujya gufata umuntu, kandi ariko tureke na perezida uwo ari we wese witabye Imana cyangwa se wapfuye, uko babyemera kose, ukamujyana muri kariya kobo kameze nk'akenge nabonye bamucukuriye, baratambitseho uduti, ibintu rwose fatata we. Abantu bashyingura abasilamu ngo binahana biriya, kuriya kuntu umushyingura guteye ubwoba simbabeshye. Buriya muntu aramutse akanuyeho gatoya akareba ahantu mugiye kumushyira yazuka, ahita bivamo ibintu byo gupfa. Mbega ahantu habi, data we. Icyakora umusajya agize mwisubireho cyangwa mwiga ibindi bintu, donc ahantu bazi utuntu twa innovation bazabigira ukundi kuntu mwajya mu bigenza bintu birakankana. Ngaho nguko rero Buhari baba bamushyize muri uwo mwobo cyangwa se umwenge cyangwa se aka kantu nako kakobo, na perezida w'igihugu araza aritabira, n'abandi bakire bose bari aho bambaye neza, bateye agatebe iruhande aho ngaho, ngako kobo bagiye gushyira muhozo ari umukuru w'igihugu. Byoroshye. Cyakora isi ni isi nyine, ifi n'ifi wa mugana amapengu ni ibibazo. Mu makuru rero yo mu bindi bihugu, umugabo Benjamin Netanyahu, uyu mugabo uyoboye igihugu cya Israeli urimo kubica bigacika muri iyi minsi, yibasira ibihugu atera bimwe atera ibindi, yazengereje abantu. Uriya mugabo rero nawe buriya nkari mu nkiko arimo araburana ngo ikirero arimo kuburana ngo yahaye abanyamakuru giti abanyamakuru giti ngo bajye bamuvuga neza. Ibyo nibyo igihugu cye kirimo kumurega, arimo abiburana mu nkiko guhera 2019. Ibindi ngo nuko ngo nyine ngo arimo araregwa ngo bya forode,
niba acuruza caguwa nako mbese akaregwa ibyo bintu byo gutanga giti ku banyamakuru ngo muvuge neza ibintu bya fraude ibintu byo gutatira icyizere aba yagiriwe ubwo ndabasanga ari nk'isoko bamuhaye ntarikore sinzi niba abaminisitiri bahari abanyobozi bahari bahabwa amasoko ariko nyine ni ibintu bisa nk'ibyo ngibyo n'urugero nari ntazi ubwo nyine gutatira icyizere wagiriwe nicyo bivuze ariko nyine ari mu rukiko arimo araburana ariko niko abakubwira bihugu biriseriye ba ubu urukiri ku butegetsi urukiko rukaguhamagaza ukicara rukakuburanisha wow rudatekereza ko uwo mu perezida w'urukiko rw'ikirenga cyangwa w'iki ari burare yegushwe cyangwa yeguye ku mpamvu ze iriya hirya niba byoroshye ariko nyine we nibyo bamurega byose ibyo bya fraude ibyo byo gutatira icyizere ibyo byo gutanga ruswa bribe ibintu nk'ibyo byose arimo kuregwa akabihakana avuga yuko icyo kintu ngo ari hoax ubundi ni nk'iki gihuha cyangwa se ikinyoma cyahimbwe bigambiriwe bigamije akenshi bikunze gukoreshwa ku banyapolitike n'abaopoza babo bagamije kubatera isura mbi muri rubanda cyangwa se aba celebrities bagamije kubasebya mbega ugasanga cyangwa nka kwa kundi twumva inaha barabyutse ngo umuntu kanaka ngo yapfuye Imana kumva bamushyinguye byarangiye kandi ahari nawe yagiye rero rwose Netanyahu akavuga ko ngo ngo ari hoax ngo ba opposition biwe ngo bashaka kumutesha donc equilibre bashaka kumuzambiriza ubutegetsi ariko nyine nganabwira urukiko ngo minsi yashize ngo 2019 ngo urubanza rwatangiye ariko 2020 ntiyaburanaga ntiyajyaga aburana ngo yabwiraga ngo nibaba bitonze ngo abanze hangane n'ibibazo biri hanze birimo ikibazo cyo muri Gaza ibibazo biri hanze birimo gutera bya bihugu byose amaze iminsi ajya guteraho kurasaho ubwo nyine ariko nyine muri iyi minsi bongeye nyine bamuhagurukiye agomba kwitaba akajya gusobanura ibyo aregwa akajya kubazwa ibyo byaha aregwa ibyaha bya ruswa bya byo gutanga giti akabibazwa cyane gutanga giti rwose abayobozi mutwumva gutanga giti mu biva mu bindi bihugu birahanirwa mwitaba inkiko da n'ababizitangaga rero ubwo n'abazihabwaga ariko nyine ubwo biragendana rero Netanyahu akiri muri ayo mage y'abagabo ibibazo by'abagabo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump utagira ipfana rwose uhora hano na hariya aba amwohereje intumwa mutuma intumwa ngo ijye kumufata mu mugongo mu gitabo urwo rukiko nimufate mu mugongo nubwo abandi bavuga ngo bimeze bitenga ko rwose uriya mugabo ngo ni inshuti yanjye rwose pe ugende umufatire mu mugongo umubwire rwose ngo komera nuko kandi koko anamufasha kubwira abantu yuko ibyo barimo kumurega ari hoax rwose bidafite agaciro ibintu by'ibihuha biri aho ngaho bidafite ishingiro ngayo ngufu ko kwa Netanyahu na Trump babanyinze tukivuga Netanyahu tukivuga na Trump muri iyi minsi yashize ngira ngo mu minsi masaha make yashize habaye some cyangwa se summit ya 17 y'icyitwa BRICS twigeze kuyivugaho BRICS ni nk'ikijyanye ni nk'ikintu gisa mbega nk'icyashatse kwa kuna amadini ajya yiyomora bari nk'icyashatse kwiyomora nko kukisi nko kuri bira bya G7 na G20 bira bihugu by'amaje ya 70 ngahe biba bishingiye ku bukungu ku bufasha kuki ibi rero nabyo byakoze BRICS ibihugu byakoze BRICS cyitwa BRICS rero yabe bihugu nka yatangijwe ibihugu byayifonze cya gihugu cya Brazil igihugu cy'Uburusiya Russia igihugu cya India Ubuhinde igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cya South Africa nacyo kimwe cya Afrika cyari kirimo nyuma rero byaje kugenda byaguka bihagururira imiryango ibindi bihugu ubwo nyine ni imiryango ifite donc ishaka guhuza gushyira imbaraga hamwe mu bukungu mu bya gisirikare nka kuriya NATO cyangwa se NATO nka kuriya NATO iriho y'ibira bihugu bya Burayi na USA bikishyira hamwe mu kugira ngo bye bicungiranira umutekano iza BRICS nazo ubwo ngubwo ni mu rwego zishyizeho kugira ngo zijye ziterana inkunga mu by'ubukungu zihahirane ziterana inkunga mu bya gisirikare ibintu byinshi bitandukanye nyine ibituma ibihugu byishyira hamwe nyuma rero nyine nyuma y'ibihugu byashinzwe BRICS byaje kongeramo ibindi bihugu by'ibinyamuryango byongeye nyine byakinguye imiryango byakira abandi banyamuryango muri abanyamuryango barimo ibihugu nka Egypt kimwe mu bihugu super power za Afrika ibihugu nka Ethiopia nayo ni super power ni mu bihugu bikomeye muri Afrika hanyuma hakazamo igihugu cya Iran imaze iminsi rwose itamerewe neza irimo kuraswaho n'impande zose na Israel ikayirasaho na Amerika ikayirasaho ariko nayo itoroshye
kuko nayo ihagurutse irarasa, ariko nyine ntabwo bibakangaya. Iran nayatora wayo ngayo nguko. Ubwo rero mu bihugu harimo na Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite, hanyuma hakazamo United Arab Emirates, hakazamo n'igihugu cya Indonesia. Igihugu nka Argentine cyaratumiwe muri uyu muryango kugira ngo kize kuba membre w'uyu muryango, kirabyanga. Hari ibihugu biba birisereye cyane, ubwo cyarabigisanga muri ibi bihugu byishyize hamwe bingana gutya, wenda ntabyo byakungukiramo cyangwa se bagongana n'izindi nyungu bafite. Iyi summit rero yarabaye yarimo kwiga ku bintu byinshi. Ubwo yaherukaga kuba bari bemeje ko bashobora gushyiraho ifaranga cyangwa se uburyo busimbura ifaranga. Ubwo buryo bukaba ari uburyo bushingiye ku mazahabu, bushobora gusimbura idolari ku isoko. Donc bakajya bakoresha ubwo buryo bw'iryo faranga ryabo bwakemezwa n'ibyo bihugu byabo, bagasimbura. Donc ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu, mbega ubwo buryo bwabo bw'ifaranga bugahangana n'idolari ku isoko. Ni bimwe mu byo bari bemeje. Hanyuma rero iki kibazo ubwo bateguraga iyi summit, Trump yarabanje arabakanga arababwira ati icyo kintu cyo kwiha gushaka gushotora cyangwa kubangamira idolari ry'igihugu cy'igihangange nka Amerika, ibyo bintu ibihugu byose bizagerageza kubishyigikira no kubivugaho, tuzahita twongezaho tarifu, bya biciro bya Trump agenda azamura ku bicuruzwa byinjira muri Amerika by'ibyo bihugu bisapurayingayo, ati tuzahita twongeraho 10% kuri tarifu. Ariko nimuramuka mubyemeje byabo mukemeza ko iryo faranga rijyanye n'iryo rizakora, ibihugu byose bizarikoresha 100% kuri kuri tarifu. Tuzarebe noneho mwese ibyo mwacuruzaga, niba mwakemera guhomba gucuruza mu gihugu cyiza nk'iki ngiki cya Amerika. Trump barabakanze. Mikorera inama, iyo summit irimo kuba nyine bagiye basa nk'abahahamutse. Barabanza Xi Jinping Perezida w'Ubushinwa, inama arayisiba, nta mpamvu igaragara yatanze, yohereza minisitiri w'intebe we. Uw'Uburusiya Putin inama ntiyayitabiriye kuko inama yabereye muri Brazil, ariko kubera afite za mpapuro zo guta muri yombi yashyiriweho n'inkiko mpuzamahanga, ngo ntabwo sinzi niba koko zamubujije, ariko ngo nibyo, nuko inama ngayitabira online. Muri members 5 bayifunze, 2 dejo bo ntibahari. Hanyuma kandi muri iyi nama hakaba harimo gusa nko gucikamo ibice. Igihugu nk'Ubuhinde cyifuzaga yuko abari muri iyi nama bemeza yuko igihugu cya Pakistani aricyo kiri mu makosa. Murabizi ibibazo by'Ubuhinde na Pakistani, hari ahantu kuri ntara ya Kashmir bahora bapfa, Ubuhinde bukarasayo Pakistani, mbega bose bitana ba mwana. Ubuhinde rero bugashaka yuko ahangaba iyi BRICS yose yemeza yuko Pakistani ari mu makosa. Harimo abashuti ba Pakistani, harimo n'abatayibona uko nguko, ntabwo icyo bintu bari kucyemeza gutyo, barabanza bacikamo kabiri gutyo. Harimo ibihugu nk'Ubuhinde na Brazil byifuza kubona imyanya ihoraho mu nama, mu kanama k'umuryango w'abibumbye ku isi k'umutekano, iriya Security Council, bifuzamo ibyicaro bihoraho. Rero ntibari kupfa kubakinga ikintu kibangamira Amerika, kandi barimo muri iyi nama. Kandi igihugu cya Iran ntabwo cyishimiye ukuntu bamwe muri bo bashyigikiye ukuntu Iran ngirasa kuri Gaza, nyine nako ukuntu Isiraheli, imyitwarire ya Isiraheli mu bihugu bimwe nyine bishobora kuba biri ku ruhande rwa Isiraheli, nuko rwose Iran nayo ibintu ntiyabyishimira. Mu bigaragara rero iyi summit iba yari irimo ibice bitandukanye. Rero kugira ngo abantu bemeze yuko bashobora gufata umwanzuro nk'uwo wo gukora ifaranga cyangwa se guha ifaranga agaciro rishobora guhangana n'idolari, kandi harimo abakiri bameze nk'abambari ba Amerika, ntabwo byari gukunda. Iyi nama rero rwose ku bwanjye uruhande mbona baganire ku bindi bintu bya climate change, bya AI, governance, ibintu byose bya international politics, ariko rwose nge mbona itaratanze umusaruro wari witezwe, kubera yuko nyine ayo macakubiri yahise agaragara mu bihugu bitandukanye kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu bifite. Kandi nyine mu bihugu muri iyo izo tarifu za Trump zigira impact nk'100% cyangwa 10% yavugaga, ibihugu nka Brazil, ibihugu nk'Ubushinwa n'ubundi biracyasapurayinga ku kigero kinini muri Amerika, ni isoko ryabo rinini muri Amerika. Rero ntago bari kwiteza rwose ibyo bibazo, baba bagendesheje gake. Inama irangira rero nyine bemeje yuko ibintu rwose bitaba biri sawa cyane mu bijyanye n'ubukungu bw'isi, ariko Brazil yari yabyakiriyeyo igakomeza kubona yuko ngo byaba ari ibintu bifite agaciro, ariko nyine birangira nta kintu gifite babivuzeho kigaragara. Ngayo nguko Trump nguko ukuntu abakanga bagakangarana, ariko nyine Amerika iracyakaze, bajye babyemera. Ubwo nyine umuntu uzatinyuka kujya guhangana n'iryo dolari
azaba afite icyo yagezeho gikomeye. Ngayo nguko muri make rero, nguko uko ibihugu bihagaze, nguko ibihugu situwasiyo mu bihugu bitandukanye ihagaze, uko abakomeye ku isi uko barimo kubona ibintu n'imyanzuro barimo gufata. Ni kandi nyine kiracyari ikibazo, abakomeye ku isi bo barimo barareba ifaranga bakora rigahangana n'idolari, twebwe abacu barimo barareba uburyo bakubaka insengero muri perezidanse zabo. Kamone mukompara ibyo bintu mwumva ahantu bishobora guhurira. Igihugu kirimo imyigaragambyo, kirimo abashomeri hafi 60%, kirimo ubukene, kirimo kiribuka urusengero muri perezidanse. Iyo niyo priority, mu gihe ibindi birimo kureba niba byagira alternative ku buhahirane hagati muri byo bitadepanze cyane ku idolari. Ugerageze nyine tugerageze ushire nko kumuzanira ko ibintu bishobora guhura. Ngayo nguko rero twabanye inshuti zacu, inshuti bakunze imbuga ya Feza, twabanye tubashimire cyane. Reka makuru yacu nakagaruka tuzakomeza tubagezeho amakuru dushya twaranze umunsi tuba twagiye dutambuka rwose, ariko nyine namwe mujye mushyiramo balance, mwumva ukuntu ibintu biba bihagaze hanze, mutwandikire mutubwire. Subscribe, like na share. Turi kumwe cyane, turabakunda. Amakuru tubagezaho umunsi ku munsi ashyushye cyane, aryoshye cyane utabona ahandi. Amakuru yacu nakagaruka rero, turi kumwe, turabakunda ku mbuga ya Feza. Karibu cyane, bye bye. The girl is cute, yeah, my dream, my girl, my all. Look, yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Smiling wide, you glow, yellow like the sun, so free in this world. Your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. You glow, yellow like the sun, so free in this world. Your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Lovely bow, we adore. Every step you take, every word you speak, the lovely bow you make our hearts skip a beat.